Episode ya kabiri. Eric yatangiye kuzamura ibyiyumviro ku buryo aho yari yicaye yumvaga bahora biganirira. Derek ariko yabajije umukobwa mu masoni menshi ati: ese wowe uriyumva gute kugeza amagingo aya? Umukobwa mu masoni menshi ahitesi mu masoni menshi aritanguranwa aravuga ati: ndumva nta kibazo mfite, gusa nanjye ntabwo niyumva mu buryo busanzwe. Muri iyi minsi hajya habaho ubwoko bw'ibisubizo bitandukanye. Hari igisubizo umuntu agusubiza ako kanya, hakaba n'igisubizo umuntu agusubiza gitinze, ariko nanone hakabaho igisubizo umuntu ashobora kuguha biciye mu marenga. Wowe n'uwo mwicaranye muhise mutekereza uburyo Derek yarebye Olive igihe yamusubizaga uko yiyumva muri ako kanya. Ariko se reka natwe twibaze iki kibazo: wowe wari kumusubiza ngo iki? Reka dukomeze. Derek yahise yungamo aramubwira ati: ariko ubishaka wansubiza neza, kuko nanjye iyo mbajije ikibazo nkigusubiza ntagucishije ku ruhande, cyane cyane ko usubiza n'ibyo mbajije. Oliva yamusubiriyemo ya magambo yamubwiye mbere ati: ndumva nta kibazo mfite, ese wowe ntacyo ubona? Ubwo yari ashatse kumubaza nimba we hari ikibazo ari kumubonaho. Mu by'ukuri ariko mwa bantu mwe, gutereta muri iyi minsi cyangwa se iyo umuntu yegereye undi ashaka ko hari icyo amusubiza, burya ngo hajya habaho kugorana cyangwa se bakaba babicisha mu buryo busa nk'aho butaziguye. Ndavuga uburyo bugoranye, ku buryo umuntu igisubizo ashobora kuba ashaka byamugora kuba yakivumbura. Mu nkuru yacu dukomeje kubabwira, Derek yakomeje kumuhata ibibazo ndetse akomeza no kugenda yewe anamuyobora uburyo ari bumusubize. Gusa ariko Derek mu gutereta umukobwa, abandi bajya bavuga ngo ubanza gushirika ubwoba. Nubwo Derek yatangiye kuvuga asa n'udidimanga. Ndabyibuka neza yambajije ikibazo agira ati: nese ukunda kurya iki? Niba unyumvishe neza, Derek yamubajije ibibazo, icyo kibazo asa n'udidimanga. Nyuma yo kudidimanga ariko umukobwa we yamusamiye mu kirere ati: subiramo icyo kibazo umbajije, ndakeka kiterekeranye n'ibyo twari turi kuvugaho. Umukobwa nyuma yo kumubaza icyo kibazo, telefoni yahise isona, atangira kujya kwitaba. Wakwibaza uti ese Derek yasigaye ari gutekereza iki? Ibaze nawe umuntu umubajije ikibazo akagusubiza gutyo. Inkuru iracyakomeje. Ndabibutsa ko iyi nkuru uyikurikira hano kuri Rwanda Trends, ndetse ukayigezwaho nanjye Tichampero cyangwa se Mr Story Talker ku bufatanye na Hakika Empire.